kugira ngo bwa mbere ibyumweru bigera kuri bitatu twabonye ubusabe bw'amakipe atatu yo muri Sudan yifuza gukina shampiyona yabo hano mu Rwanda. Amakipe Al Hilal, Al Merreikh, Al Ahly, uko bose bagiye bandika buri muntu ku giti cye. Ferwafa murabizi ko tumaze uyu mwaka wa gatatu duha ububasha ligue yo gufata decision mu bijyanye na competition y'amakipe ajya muri D1. Twebwe ubwacu ndetse n'abashinzwe competition twandikira ligue kugira ngo ibashe gukora kugenzura niba bishoboka mu buryo buri tekiniki cyane cyane ko aribyo basaba, hanyuma natwe tukagenzura mu bijyanye n'amategeko abasha kwemerera iyindi kipe kuza gukina mu gihugu cyacu muri shampiyona. So process ya mbere ligue yarayikoze. Ligue twemerera ko naho tumaze gukina journée ebyiri zarenye weekend wa journée 5 bashobora kureba ku bajista calendrier yabo mu gihe aya makipe abashije kwemererwa kuza gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Ubwacu twasubije aya makipe tubabwira ko bemerewe kuza gukina, ariko ko hari ibindi bisabwa kugira ngo ubusabe bwabo buzure 100%. Icya mbere ni ukugira Federasiyo ya Sudan aho bakomoka ko nabo yabibemerera. Bwa kabiri tugasaba CAF ko ex-member ya CAF nayo yabasha kondosa ubwo busabe, hanyuma CAF ikabishikiriza kuri Ferwafa for ratification. Ariko ni process ishobora gukorerwa icyarimwe kandi zikihuta, cyane cyane ko twe nta mwanya dufite, tuba turangije mu rugero ale byatugora kugira ngo babashe kuza. So ubu ngubu aho tugeze baradushubije bamwe mu nyandiko batwemera ko izo process bagiye kuzijyamo. Izindi kipe ebyiri zari zisigaye nabo batwemerera ko barimo kubikora. Kubw'amahirwe kugira ngo ni ibintu bihuriranye, perezida wa Federasiyo ya Sudan azaba ari mu Rwanda guhera ejo, aho aje kwitabira amahugurwa y'ibihugu bimwe na bimwe biba byatumiwe na FIFA gukora amahugurwa ajyanye na governance hano mu Rwanda. So tuzaganira nabo by principle, basa naho bavuga ati nta kibazo, ariko nabo barareba iwabo niba nta zindi mbogamizi byatera. Ubu nuko bihagaze, kugira ngo turagenda communication yacu ibaha amakuru ko agenda ajya imbere. Ariko icyo dushaka kubamenyesha abahagarariye amakipe yabo cyangwa se bamwe mu representative bari hano batangiye gusura, batangiye gushaka aho amakipe azaba atuye cyangwa se bazaba bacumbikiwe muri iki gihe cy'isezo yacu. Kuri twebwe byabona ikintu cyiza cyane. Cya mbere kuko u Rwanda rugira umuco wo kwakira cyane cyane abanyafurika. Icya kabiri muri vision cyangwa se na principe za FIFA aho bita ko football unite, umukino w'umupira w'amaguru uhuza ibihugu, uhuza umuryango, uhuza ibintu byinshi bishoboka, ndetse kugira ngo ugiye no hirya ahari amakimbirane, ikintu cyonyine gishobora gutuma abantu bicara hamwe umupira w'amaguru urimo kandi bakishima. Ubwo reka n'ijambo Haji nawe ko ari uyobora Rwanda Premier League, nabo barababwira process baciyemo ndetse na condition bumva
amakipe yose aramutse yemerewe kuza gukina kandi akaba yujuje ibisabwa bindi uko babasha kuyakira mu buryo buri tekinike. Murakoze cyane. Nk'uko perezida yabivuze, bandikiye federasiyo bayisaba, kuko niyo bagomba kwandikira, niyo irepresenta igihugu mu mupira. Nabo baratwandikira kandi n'izandiko zose uko bazandikiye barazitugejejeho uko ari 3. Byabaye ngombwa ko natwe dukora inama na board ya ligue kugira ngo turebe iki itegeko riteganya cyangwa turebe n'ahandi ku isi ko byagenze. Kwisuzuza ibyo byose twasanze bishoboka ku isi byagiye kuko byagiye bigenda ahandi. Turebye ko dushobora kubakira nabyo dusanga birashoboka, ariko turongera tunareba ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda uburyo kibana, u Rwanda rubana n'ibindi bihugu. Ariko no mu muco w'Abanyarwanda umuntu wese ufite ikibazo usabwa kumutabara. Niyo abantu baba bafite ikibazo ushobora kubasha gukina kubera imbogamizi zihari, ugomba kureba ngo ni iki nafasha bagenzi bacu. Twisuzuza ibyo byose rero twararebye, no tureba ko twatangiye no gukina, dusanga ni twatunze gukina joro 5, 6, 7 nta kibazo twabakira, kubera ko imikino yabo iyo baje dutangira kuyikina nk'ibirarane. Icyo nicyo bivuze muri ale imikino yabo izagerwa nk'ibirarane, ariko bagende bayikina ku buryo nta cyumweru na kimwe batazajya bakina bose ari 3. Ariko nitutangira bato, kuko duteganya ko mu kwezi kwa 11 tuzategura features zo muri Roto, noneho bazakina nk'uko twese dukina, na weekend baba zifite uburenganzira, nawe nibikugeraho ugomba gukina mu mibyizi ukine, ubwo bazaba bari muri shampiyona ko bisanzwe. Ariko ku ngubu gutangira muri yare basa nk'abakiri birarane, ariko twasanze bishoboka. Ikindi twarebye muri iyo nama, iyo ugiye ureba n'amategeko mpuzamahanga icyo avuga, mu byo twashubije Ferwafa tuyandikira tuyibwira ko ku bwacu hari iki twasanze bishoboka, ariko twongeyeho ngo byubahirije amategeko. Kubakira ni kimwe, no kubahiriza amategeko ni ikindi. Kwemerera umuntu ko aza agukina ni kimwe, ariko no kubahiriza ibisabwa ni ikindi. Ibyo rero na Ferwafa twarabyandikiye, twaravuze ngo tugendeye ku mategeko agenga Ferwafa, CAF na FIFA, twiteguye kubakira ko twabonye bishoboka. Si iyo bigeze aho rero twe naho tugarukira, kuko nkuko mubizi Ferwafa niwe regulator wa ligue, twebwe tugarukira ahangaha, nta ibyacu bigomba kugarukira. Ahasigaye nabo bakoze ibyabo. Rero niyo mpamvu perezida babwiye ko hari inzandiko nabo banditse, hari gusubiza bariya, hari kuvugana na Federasiyo ya Sudani kugira ngo nayo yandikire izo nzego zindi. Naho ngaho twagejeje ibijyanye namaze kumva, wenda ngiye imbere abantu baza ngo biraza kugenda bite, none se batwara igikombe, none se niba bazasohokera u Rwanda, izindi zasaraga bivuge kugira ngo tuhabe niba hari n'abitekerezaga aze ku kibazo wenda mu bundi buryo, ariko icyo twakivuze. Izi ekipe ziza nk'abashyitsi, ariko zigasaba gukina muri shampiyona yacu. Natwe iyo tuzemerera ntabwo arizo zizahagararira u Rwanda, haba muri Champions League cyangwa se muri Confederation. Ahubwo no kumenya ngo ese ko zije ari 3, imwe ikaba ya mbere, indi ikaba ya kabiri, iyacu ikaba ya gatatu, uragenda bite? Iyacu ya gatatu nyine izahagararira u Rwanda muri Champions League. Murabizi ko iyindi ya Confederation tuyibana mu gikombe cy'amahoro, aho kanko mugomba kwanza gukumva. Hari ikindi namaze kumva murimo mubaza ngo ya mafaranga se ko habayeho ibihembo bidasanzwe, ko Ferwafa nyine ibihembo namwe murabizi. Iyo tujya gukora rwa rutonde rw'ikipe zacu dufite aho turuhera, ariko iya mbere yabo ugomba kwibaza ngo se izatwara igikombe? Yego, ariko tuzaba dufite 2. Nagira ngo ndaza kongera kwitwaza icyo kibazo. Izatwara igikombe, izanagiserebura,
ariko iyacu y'u Rwanda yakurikiye izo n'ibiramuka bibaye n'icyari kizaba gihe nacyo izagiserebura nk'uko bisa. Ubwo muzakora ibirori bibiri, muzaza muserebure kabiri nk'abanyamakuru, muvuge muti ikipe yatwaye igikombe, hanyuma muze kongera ejo mwongere muti ikipe yacu ya mbere nayo yatwaye igikombe. Ariko icyo dushaka kubivugira ni iki? Ni uburyo, ni ukuvuga ngo ibi tubabwira ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Mushobora kuza kweganyira ngo twabanje gukora ubushakashatsi n'ahandi, noneho naho bavuye nabo ko byarabaye nabo ariko byagenze, sibyo? Rwose mubyakire neza, kandi akandi nshaka kugira ngo mvuge, kugira ngo mu byo twarebye muri cya gihe twarebye inyungu dufite mu kukwakira ibintu bitatu by'ingenzi twarebye. Ni inyungu umupira wacu uzagira mu kuba abo bantu bari hano cyangwa izi ekipe ziri hano. Murabizi aya ma ekipe harimo imwe mu myaka 10 ishize yakinnye inshuro 7 mu matsinda ya Champions League, yanakinnye na Confederation inshuro 3. Mu myaka 10 bo ntibasiba no kugera mu matsinda, bageze no muri kimwe cya kabiri. Nta hantu twifuza buri munsi ugize amahirwe wabona uwo wigiraho. Barakubwira twe wenda dukora business, barakubwira ngo niba ushaka gukora business ijya imbere, ntuzajye ureba uri munsi yawe, jya ureba wagusize, aba ari we wigiraho kugira ngo ugere ahageze, kuko niyo viziyo yawe. Ndabizi neza nta numwe muri mwese ufite viziyo wiga muri secondaire nkeka kada atifuza gusubira kwiga muri primaire, ahubwo arwana no kugira ngo azajye muri university. Secondaire zibayeho, university zidahari, abanyeshuri benshi nta nubwo bakwirwa bakora ibizami kuko ntacyo byayo mari. Natwe rero hari abo dushaka kwigiraho. Ikindi, mu nyungu z'ubukungu, ama ekipe 3 nta nimwe izafite delegation iri munsi y'abantu 50. Azakenera kubaho, azakenera ahatura, azakenera n'amafaranga azaba arimo kuza. Ayo mafaranga bajyanaga ahandi ni amadovize azaza mu Rwanda, kuko aba ntabwo bafite amafaranga mu Manyarwanda, bayafite mu madovize. Nizere ko nta kibazo nushaka kubisobanura, najye kuvuga ngo ntubivuga, ariko ntacyo bitwaye nushaka kubabwira babyumvisha. Bayafite mu madovize, niba yazana hano ekonomi yacu irazamuka. Ikindi, twebwe amakipe ya hano twe dufite amenshi tuyubaka kugira ngo tujye muri competition, ariko tukeneye na business. Ntabwo wagurisha umukinnyi, usanga umukinnyi umugurisha mugenzi wawe akaguha ibihumbi 10, 20, 30. Harimo ekipe muri izi ekipe ituze umukinnyi waguzwe miliyoni n'igice cyangwa 2. No, bazambwira hari yaguze umukinnyi wa miliyoni 2 z'amadolari. Izo ni miliyari 3 z'amanyarwanda. Uyu munsi niba baramuguzaho bagize amana bamubona turimo dukena bakamugura iwanjye, niyo batampaye yose ayo bampa yabarenze bagati. Ariko impamvu bivuga kumugura iwanjye, ndavuga kumugura mu ikipe zo mu Rwanda. Bamugura muri Kiyovu, muri Mukura, muri APR. Ubu APR siyo ikipe nkuru. Bakunze umukinnyi n'ugwita bamushyira ku isoko, kuko bagukubira 10 ayo wamuguze. Ya business yacu bigezweho. Ikindi, competition ziyongera. Iyo ukina n'ukurusha, iyo ukina umuntu uri hejuru kukurusha, na competition yayo yiyongera. Ariko none mutekereze Stade Amahoro yacu, bamwe mu bicaye hano bamaze kwikarifiye ejo bundi muri iki cyumweru, muri weekend irangiye, ariko bari bakiririye ahandi. Twahoze tuganira nabo bavuga ko ubwo automatiquement barakirira hano. Ese mwebwe munaniwe kuza kureba za ekipe ziri mu matsinda? Mwebwe se ntibyababera? Natwe byatubera. Ibyo byose ni ibintu byinshi cyane, ariko noneho no ku rwego ntuza ya politike y'ubanye n'amahanga, ni byiza kwakira abashyitsi tukabakira na yombi, kabari nubwo tubafitemo inyungu zo kwiga, z'ubukungu, ariko no gufasha guteza imbere imikino yacu. Perezida, nicyo nashaka gusobanura. Hagize ikindi bifuza kumenya
twaza kugenda tubitanga bisobanura. Murakoze cyane. Murakoze cyane.